Mose asubiza abayisiraheli ati mwitinya, haleluya, mwitinya ibihe bigoranye murimo gucamo, mwitinya ibyo murimo kurebesha amaso, mwitinya intebe muhagazemo none. Hoya mwitinya, niko ijambo ririmo kutubwira. Mwitinya nshuti zanjye, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Umwami Imana azantabara, haleluya. Nicyo gituma ntazaherana n'uburwayi, ahubwo umubiri wanjye uzakomera, nukomere nk'urutare. Naho akabunga kaba karangiye, ariko kuko Umwami Imana azantabara, ejo gashobora kuboneka. Naho imyambaro yaba yarangiye, kuko Umwami Imana azantabara, ejo nzambara. Ndagira ngo nkubwire ngo naho abarinzi barorera, Imana yitwa Imana. Naho abarinzi bakora, ibyo ntibyahindura ubumana ndetse n'imbaraga zayo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Imana nyiramahoro, Imana nyiricyubahiro, mu izina ry'uwo mwami usumba bose, manje kubasuhuza. Ni ukuri ndabasuhuje mwese aho muherereye, aho wicaye, uri mu kazi, uri mu rugo, uri muri famiye, ndetse uri mu nshuti, uri mu rugendo, uri mu busabane, uri mu byishimo, uri mu mubabaro, aho uri hose muri aka kanya ndagusuhuje. Ku mazina nitwa Prophet Ezechiel Umukiza. Nezererwa Imana uburyo idukunda ndetse n'uburyo idahwema kutugirira neza uko bukeye nuko bwije. Uyu munsi ni umunsi w'umunezero cyane udasanzwe. Turi ku nshuro ya 23 muri gahunda y'iminsi 40 yo gusenga, dusengera umurimo w'Imana, dusengera ibihugu byacu, ndetse dusabira na bene data n'ibibi biyikorerwamo. Iyi si Imana itugirire neza. Uyu munsi ni iki Imana yashyize ku mutima wanjye, haleluya. Uyu munsi Imana yashyize ijambo rikomeye ku mutima wanjye, ngira ngo nkugezeho. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, nubwo waba uri mubi. Iyo mvuga umuntu mubi, ni umuntu wakoze icyaha. Hari ibintu abantu bajya bavuga ngo yewe ngo umuntu ngo w'igikara, ngo uwo muntu ni mubi. Hari umubyeyi twateranye umunsi umwe aduhereza ubuhamya, aratubwira ati njyewe nari mfite murumuna wanjye ari inzobe, bakamutereta mpari, nkumva umujinya, nkumva mesha irazamutse, nkumva agahinda cyane. Kugira ngo nemere ko arongorwa mbere zanjye, byasabye ko Imana ariyo itanga ubwo burenganzira. Imana intumaho umukozi wayo witwa Meshaki, nuko arambwira emera murumuna wawe akora ubukwe, ni wewe uzakurikiraho, kandi ubwebwe buzaba buruta buriya. Imana itugirire neza. Ni nako byagenze. Rero hahirwa abumvira umwuka wera. Imana impera umugisha abantu bumvira umwuka wera bose. Nuko ndagira ngo mvuge ko umuntu w'inzobe aracumura, n'uw'igikara agacumura. Umuntu w'inzobe azajya mu ijuru, n'abantu b'ibikara nabo bazajya mu ijuru. Rero iyo mvuga umuntu mubi ni uwakoze icyaha. Kuko indirimbo y'120 yarabwiye ngo haleluya, ngo Uwiteka umucamanza, ngo iyo mbonyeho amaraso, haleluya, atariho urubanza rubi, ako kanya ahita nyitukiranuka. Ni ikimenyetso cy'uko rero iyo turiho icyaha niho Uwiteka atatwishimira. Kandi hari umuhanuzi Yesaya rero yarabivuze neza ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga, ariko utakoze icyaha afite amahoro. Niyo mpamvu nkubwiye ngo naho waba mubi, naho waba mwiza, ariko kuri inshuro ya 23 Uwiteka akugarutseho. Uwiteka agushingiye ibuye, Uwiteka aragushyigikiye, Uwiteka haleluya hari icyo akoze ku buzima bwawe,
hari icyo ahinduye mu mibereho yawe. Ibi ntiwabimenya cyangwa ngo ubyumve aka kanya, ariko ugiye kubibonesha amaso yawe uyu mwaka tutarawusoza. Niho uzavuga ati koko rya jambo navuganye n'umwami Imana ngiri rirasohoye, ngiri ndirimo. Ntago ibi bintu ari bizaba mu gihe kizaza, ahubwo biremwe nonaha kandi bisohoye nonaha ku buzima bwawe. Akira uwo mugabane ukomeye ku Mana. Imana itugirire neza cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Samweli wa mbere, igice cyaho ni icya 7. Turasoma ku murongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Reka nsubiremo, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Samweli wa mbere, ibice ni 7. Turasoma ku murongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Reka abahageze dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka akiza Abayisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Imana itugirire neza cyane. Uwiteka akiza abanyamasengesho agasuzuguro ka Satani. Uwiteka akiza abantu bamwemera amaboko y'abadayimoni. Haleluya. Uwiteka abohora abanyamasezerano, nuko akabemera agasohoza ibyo yavuganye nabo mu izina rya Yesu. Haleluya. Vuga ngo nakiriye gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Iri jambo ni n'ubuhanuzi, nubwo ari kimwe mu bitabo kijya kumera nk'icy'abami. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma 12. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. 13. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abayisiraheli. Mu gihe cya Samweli cyose ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya. Imana itugirire neza cyane. Reka nsubire muri iri jambo. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abayisiraheli. Mu gihe cya Samweli cyose ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya. Imana iturengere cyane. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ntago twarisengera kuko rirasengeye, kandi tuguhaye karibu mu mitima yacu kuko hari icyo ushatse kuvugana natwe urinyuriyemo. Mu izina ryawe Yesu, amen. Nukuri ndanezerewe cyane kubw'iri jambo. Ndanezerewe cyane kubw'uyu mwanya. Iri jambo dusomye hagaragayemo ibihugu 2, kandi hagaragaramo n'umugabo bita Samweli. Imana itugirire neza cyane. Ese Abafilisitiya bari bantu ki? Cyangwa se Abayisiraheli bari bantu ki? None se Samweli we yaje kuboneka ari muntu ki? Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ko Abayisiraheli ari abantu Imana yishimiye, irangije ibagira abantu bayo. Haleluya. Abayisiraheli ni abantu bayo, ariko Abayisiraheli ba kera ntabwo ari bo. Abayisiraheli ba kera bari abanyagano, banyazwe bajyanwa mu Misiri, ndetse Abayisiraheli
bari abantu bakomotse ku mugabo bita Aburahamu. Aburahamu Imana yaramubwiye va mu gihugu cya so na nyoko ujye mu gihugu nzakwereka, nuko Imana imujyana i Kanani. Ibyo bisekuru uko byagiye bikura niko byagiye bizamuka bigera ku iyo mibare ingana uko. Imana itugirire neza cyane. Abayisiraheli mwumva bavuye ku mugabo bita Yosefu, kuko Yosefu n'umuryango wa bene se nabo bahungiye mu Misiri, bacaye inganda abandi barahasuhukira, nuko barushaho kwaguka no kuzamuka bagera kuri ibyo bihumbi by'abantu biswe ubwoko bw'Abaheburayo cyangwa se bw'Abayisiraheli. Ndagira ngo mvuge ko Abayisiraheli bari abantu b'Imana. Ubundi hari abantu b'Imana, hakaba n'ubwoko bw'Imana, hakaba n'abana b'Imana. Nzagira umwanya uhagije tuganire ku izi ngingo eshatu, ariko uyu munsi ngiye kuvuga ku Bayisiraheli ko bari abantu bishimirwa n'Imana kandi ndetse batoranijwe nayo. Imana iturengere cyane. Abayisiraheli ba none rero ni abanyamasengesho, kuko b'Abayisiraheli nyakuri banze ubuntu bagiriwe, agakiza barakanze. Bamaze kukanga, nuko twe twari abanyamahanga icyo gihe turangije turagatora. Tumaze kugatora, uyu munsi agakiza karimo karaboneka muri Afurika. Reka iri jambo ndivuge neza muryumve. Kera ubutumwa bwavaga i Burayi, za Amerika n'ahandi, buza hehe? Buza hano muri Afurika. Ariko uyu munsi n'Abanyafurika, kuko agakiza kabagezeho, niyo mpamvu bashobora kuva muri Afurika bakajya muri Amerika bagatanga ubutumwa, bakajya Isiraheli ndetse no ku yindi migabane bagatanga ubutumwa bwiza. Ndabyibuka mu minsi ishize, nyakubahwa Apotre Dr. Paul Gitwaza yarimo acunaguza Abanyamerika ababwira ati sha mwanze agakiza, mwanga gukorera imana za basko, murangije mwiremera izanyu, dore insengero mwazihinduye utubari, izindi muzihindura amaguriro, izindi muzikoresha ibindi bibanejeje bibashimishije mu gihe cyabo. Nuko ndagira ngo mbabwire ko igihe kizongera kugera, kandi koko mukagarukira imana za basko n'abasogokuruza banyu. Umurimo mwiza batangiye mwawuteye agapira. Nuko abazungu bamwe hariya muri Australia baramubwira reka twewe ariko turaguhereza urusengero, dore ngo ruriya turaguha n'ibyangombwa. Nuko turimo kumufita amagambo meza akomeza imitima yacu ndetse yururutsa ibyari biremeye. Ako kanya agabana urusengero hariya muri Australia, urusengero runini cyane, baramuhereza vrema na dokima byose baramuha, akira ukore ukomeze umurimo w'Imana. Twewe uyu mwanya ntawe dufite wo gusenga uyu munsi, ariko turaza uko dushobojwe. Ndagira ngo mbashimire cyane rero, kandi mbifurize ko ibi bihe ni ibihe byo gusenga. Ni ukuri, niba umugabane wo gusenga uri kuri wowe, ushobora kugenda ukirara, wajya mu byo bishakiye, wakwigira nabi, wakwigira neza, nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Ariko ijambo hano rirambwiye ngo n'Abafilisitiya ngira ngo mbavugeho, maze ngo Samweli yenda ibuye. Haleluya! Hitugereranya ko uyu munsi igicaniro kitazima cyamaze gufata amasengesho y'iminsi 40. Aya masengesho tuyagereranye na ryabuye. Haleluya!
ngo nuko Samweli yenda ibuye, amaze kwenda ibuye ngo arishinga hehe yemwe? Arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni. Haleluya! Iryo buye arishinga hagati mu gihugu, ndetse hagati neza. Amaze kurishinga nuko ngo arihimba izina Ebenezeri, bisobanurwa ngo yaratuzahuye. Imana itugirire neza cyane. Furaha aho uri wikomerere, Yesu yarakuzahuye. Wowe waje guterana mu gicaniro kitazima, ntarobanuye amazina, wumve ko Yesu yakuzahuye. Nanjye Yesu yaranzahuye. Yesu we warakoze. Ngo kugeza na n'ubu, Imana itugirire neza cyane. Ntabwo imirimo y'Imana yayikoze mu gihe runaka, ahubwo n'uyu munsi iracyakorwa. Dufite insanganyamatsiko igira iti, nubwo bitameze neza, ihangane, ejo bizagenda. Kuko iracyari ya Mana, haleluya, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iracyari ya Mana ikora, haleluya, ibintu bigakomera. Imana itugirire neza cyane. Ngo nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abayisiraheli. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi, Imana irakuzahuye, Imana irakurengeye, Imana iragutabaye, Imana igusubijemo imbaraga, Imana ikugaruriye imigisha yawe, Imana iguhaye ibihe byiza byo gusenga, Imana iguhaye umugisha mu rubyaro, Imana iguhaye umugisha mu mirimo yawe, Imana iguhaye imigisha muri famiye. Imana irakuzahuye, kandi Abafilisitiya ntibazongera kugufataho ijambo, kuko ijambo rirambwiye ngo nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abayisiraheli. Ntabwo wavugana n'Imana abarozi bajye baragutoteza, ntabwo wavugana n'Imana Satani ajya gusenyera urugo, ntabwo wavugana n'Imana ikuzahure ngo uhorane amarira, ntabwo wavugana n'Imana yakuzahuye ngo urire ubudahozwa. Akira guhozwa mu izina rya Yesu. Akira imbaraga zo kunesha ibyakuneshaga mu izina rya Yesu. Akira imbaraga z'Umwuka Wera nk'umuyobozi muri urwo rugendo. Akira amaraso ya Yesu agutwikire ng'ihema rikomeye. Haleluya! Reka tuvuge Imana yakoze iyi mirimo mu buryo butandukanye ndetse butangaje, kuko ariyo ivuganye natwe ngo nuko, haleluya, nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abayisiraheli. Nukuri muhumure, ntabwo byashoboka, ntabwo bakongera kurenga. Haleluya! Imana ishyizeho bariyeri hagati yawe na Satani. Imana ishyizeho bariyeri hagati yawe n'ingabo z'umwijima. Imana ishyizeho bariyeri, haleluya, hagati yawe n'ibikurwanya. Imana ishyizeho, haleluya, Imana ishyizeho umurongo Satani ntiyabasha kuwurenga. Haleluya! Satani ntiyabasha no kuwuvugaho, kuko ibyo bintu bihawe agaciro n'Imana Data wa twese. Haleluya! Imana itugirire neza cyane. Ijambo riratubwiye ngo nuko Abafilisitiya baratsindwaga, abarozi ntibazongera kukugusha hasi, abarozi ntibazongera kugufataho ijambo, abacuraguzi bazajya baracuragura baruhira ubusa. Kuko ijambo ryarambwiye ngo Uwiteka atari urinze umudugudu, n'abarinzi ubwabo baba baruhira ubusa. Imana itugirire neza cyane. Uwiteka atari we urinze ubwoko bwe. Haleluya! Imana iturengere cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo naho abarinzi barorera, Imana yitwa Imana. Naho abarinzi bakora, ibyo ntibyahindura ubumana ndetse n'imbaraga zayo. Muhumure rero, dufite Imana. Dufite Imana itari Bayali, dufite Imana itari Ashera, dufite Imana ivuga bikaba. Hoya, naho abarinzi barorera, Uwiteka yatuzahuye. Naho abagufasheho ijambo barekereraho, Imana yaratuzahuye. Buriya hari imigambi abantu bajya bagira. Umuntu akakubwira ati sha tikabureka, ati ukabuzarengaho undahire,
uzamenye ko ndakabwa. nyine uri nakabwa, kuko nta muntu ushyiraho iherezo ku buzima bw'umuntu wasenze, ntago bishoboka. nta muntu uvuga ku maraso y'umuntu wapfukamiye Imana, ntago byashoboka. ubu si Imana ni umuntu ngo ibeshye basi? yemwe Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi nta nubwo ijya yitiranya amazina ngo nuko niza guhereza umugisha igihugu runaka yibeshye ihereza ikindi. oya, ijya imenya ko isaha igeze. Imana itugirire neza cyane. nuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana iratuzahuye. abantu bitwa abafilisitiya bahoraga barwanya umurimo w'Imana, nk'uko nawe hari abantu bahagurukiye kukurwanya. yewe ntacyo mupfa, ntacyo musangira, buri kimwe ari nta. Imana iturengere. ariko ndagira ngo nkubwire ngo komera, humura, shikama, Uwiteka yarakuzahuye. kandi uhereye ubu ngubu, ijambo ryambwiye ngo mu gihe cya Samweli cyose ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga abanzi b'Abayisiraheli, kwibasiraga Abafilisitiya. Imana iturengere. rero bavuge vuba, bakore vuba, Imana nayo ije gukora ibyayo. barwane vuba, Imana ije kurangiza intambara. bareke baroge vuba, Imana ije gutesha agaciro uburozi bwabo. bareke bakuburanye vuba, Imana ije kugutsindishiriza. bareke baguca intege, Imana ije kugukomeza. bareke bavuge, ntawe uruvugo rwishe. Imana itugirire neza cyane. ndagira ngo umwuka w'Imana arimo arambwirira ijambo nkubwire ngo Uwiteka akuvunaguriye amaboko ya Farawo. Imana iturengere cyane. Farawo n'Abafilisitiya ni bamwe. haleluya. hari Farawo wari wihishe mu nzira no mu cyerekezo wari urimo, ariko humura, dore imbaraga z'Imana zimugezeho. Farawo Imana ivunaguye amaboko ye. Farawo Imana iramutsinze rwose. Farawo akubiswe hasi. Farawo nubwo yari yanze kumva no kwemera ibimenyetso by'Imana, ariko Uwiteka aramutsinze. haleluya. ese niki kiguteye ubwoba? komera usome Yesaya 50 umurongo waho wa 7. haranditswe ngo kuko umwami Imana azantabara. haleluya. kuko umwami Imana azantabara, niyo mpamvu nta gukorwa n'isoni. naho akabunga kaba karangiye, ariko kuko umwami Imana azantabara, ejo gashobora kuboneka. naho imyambaro yaba yarangiye, kuko umwami Imana azantabara, ejo nzambara. haleluya. Mana we, ndakubashye kandi nkuramburiye amaboko, nuko ngo icyubahiro kikugarukire. kuko umwami Imana azantabara. haleluya. nicyo gituma ntazaherana n'uburwayi, ahubwo umubiri wanjye uzakomera, nukomere nk'urutare. Imana itugirire neza cyane. humura, nubwo mu rugo wabonaga biri gucika, haleluya, Imana yabikomeje, kuko yabikomeje cyane nk'urutare. nubwo wabonaga ubuzima buri kwanga, humura, Imana yabukomeje. nta bitero by'abadayimoni, nta bitero by'abacawi, naho Satani yakwitukuza yashya, haleluya, ariko Uwiteka yatubwiye ngo, haleluya, aratuzahuye. si ubusabe, Uwiteka aratuzahuye. Imana yacu itugirire neza cyane. reka mbashimire, mbifurize ibihe byiza cyane byo gusenga. reka mbashimire, haleluya, mbifurize ibihe byo gusoza umwaka abantu turi mu mwuka. ni ukuri ashimwe Yesu watuzahuye na se. iri buye ryongeye gushingwa ku buzima bwawe ryitwa Ebenezeri. iri buye ryongeye kuza ku mazina yawe ryitwa Ebenezeri. ni ibuye ry'ubutabazi, ni ibuye ridasanzwe, ni ibuye, haleluya, Uwiteka yashingiye n'umugabo bita Aburahamu. Imana itugirire neza cyane. ni ibuye Imana yashingiye Aburahamu. ni ibuye Imana yashingiye Aburahamu. iyo dusomye hariya mu Itangiriro 12
uhereye ku murongo wa mbere aravuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Rero Imana irimo irakubwira va muri bya bindi bya kera za mubisha. Haleluya. Werekeze mu nzira nziza nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iryo ni isezerano ry'umunsi. Imana iduhinduye ubwoko bukomeye. Haleluya. Nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Haleluya, 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 haleluya. Nawe ubwawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izahererwa imigisha. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire uko uri kose ushobora kwigaya, ngewe ndi mutoya, ngewe ndi mugufi, ngewe ntabwo nshyitse, ngewe ntabwo mbereye, ngewe ntabwo ntunganye. Imana niyo ivuganye nawe aya magambo. Haleluya. Imana niyo ivuganye nawe iri jambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ntabwo uri umuntu woroshye. Nubwo wari urwaye ariko Imana iguhinduye uwo gukira. Nubwo wari ucitse intege Imana ikugize uw'imbaraga. Nubwo wabonaga unaniwe mu bice byose Imana ikugiriye neza. Ijambo rirambwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umuntu wese, haleluya, umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Muri ubwoko butavumika rero, kuko Imana ituzahuye, niko ijambo ryatubwiye muri Samweli wa mbere. Kandi iyo usomye hariya mu itangiriro ibice 4 ku murongo waho wa 7 haranditswe ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku mutwe wawe, bizitugatugira ku rugi rwawe, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Imana itugirire neza rero. Imana ikugize umugisha. Imana iguhaye izi imbaraga zose. Ni Imana ifite imbaraga. Rero garuka ukora ibyiza, ube mu mugisha w'Imana. Imana yaguhinduye ubwoko bukomeye. Ntabwo ukiri wa wundi wa kera, ntabwo ukiri wa wundi muri ya mazina. Imana yaguhinduriye izina, ikugira ubwoko bukomeye, kandi muri wowe niho Imana igiye kwagurira ubwami bwayo. Muri wowe niho Imana igiye gukorera imirimo n'ibitangaza, kandi ukore imirimo myiza. Imana itugirire neza cyane. Iyo usomye hariya mu Kuva ibice byaho 14 ku murongo waho wa 13, ni igihe Abayisiraheli bahuye n'ingorane zikomeye. Barangije batakira Mose, baramubwira Mose, uje kudushyingura aha mu butayu, uje kudushyingura aha ngaha muri ibi bibazo. Koko muri Egiputa nta mva zahabaga, nubwo twaryaga nabi ariko utwo kurya twaraturonkaga. Ntabwo ingabo zagendaga zidukurikiye gutya kandi zigamije kutwica. Nuko Mose asubiza Abayisiraheli ati mwitinya. Haleluya. Mwitinya ibihe bigoranye murimo gucamo, mwitinya ibyo murimo kurebesha amaso, mwitinya intebe muhagazemo none. Hoya mwitinya, niko ijambo ririmo kutubwira. Mwitinya nshuti zanjye, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Haleluya. Kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi, mutazongera kubabona ukundi. Abafilisitiya babahigaga, abarozi babarogaga, abacuraguzi bacuraguraga, ababarwanyaga. Ariko Mana we, Yesu muramburiye amaboko. Nukuri ibintu byakurwanyaga byose Imana irabivunaguye. Ibyakuvumaga byose Uwiteka arabivumye. Ibyari bisitaza mu nzira zawe Imana ibyegeje ku ruhande.
rero witinya, tambuka wemye, ubundi wicecekere ku ibanga ryawe. Haleluya! ngo Uwiteka ari bubazanire, namwe mwicecekere. None ni iki kiguteye ubwoba? ngo Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye unakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Haleluya! Bwira abanyamasengesho bakomeze basenge. Bwira, haleluya, bwira abanyamuhamagaro bakomeze babibemo. Nukuri nimucike intege, mukomere, mwikomeze ku Mana. Imana yavuganye natwe wa munsi, Imana yavuganye natwe cya gihe. Haleluya! iracyari kumwe natwe. Haleluya! abakwanga Uwiteka azabanga, abakwifuriza umugisha, haleluya, nabo bazawubona. Imana itugirire neza cyane. Turiho ku mugambi w'Imana, ntabwo turiho ku mugambi w'abantu. Ni ukuri uyu munsi wafata ubuzima bwawe ngo abushyire mu maboko y'abantu, byibuze uzabeho ku bwawe. Ni ukuri byahita biba ingorane zikomeye. ngo icyateye Uwiteka kubakunda, mureke nze nkibabwire. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo nuko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sogokuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzayo amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa, mu butware bwa Farawo, ubwami bwa Egiputa. Imana itugirire neza cyane. Impamvu Imana iri kukugirira neza ni ukuri pe, si uko wakiranutse, oya. Impamvu Imana iri kukugirira neza si uko byatunganye, oya, oya, ntabwo ari uko byagenze neza, ahubwo ijambo riratubwiye ngo ahubwo, haleluya, nuko Uwiteka abakunda kandi agashaka gusohoza isezerano yabasezeranije. Muhumure, icyo Imana yavuze ntabwo cyahera. Muhumure, icyo Imana yabavuzeho ntabwo cyakwibagirana. Abantu bareke bavuge, bari mu byabo. Abantu bareke bakore, ntabwo baza aho utaramiye uyu mwanya. Abantu bareke bigambe nuko batazi, haleluya, icyo uri cyo. Reka dusoreze kw'iri jambo riboneka aha mu Gutegeka kwa 2:28. Haranditswe ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, nukuri ahantu mutuye. Muhumure, murahagabanya kuko mugiye kuhagirira iki? Umugisha. Uzawugirira no mu murima, imirimo ukora uzayigiriramo umugisha, amashuri wiga uzayagiriramo umugisha, umuryango uvukamo uwugiriyemo umugisha, yewe n'amashuka uryamaho uyagiriyeho umugisha, yewe ibintu byawe byose ubigiriyeho umugisha, n'umurima wawe uzawugiriramo umugisha. Imana itugirire neza cyane. Ntabwo abanzi bawe bazakugusha hasi, ahubwo bazagubarebesha amaso, nuko utambuke nawe ushima Imana. Kuko ijambo riratubwiye ngo uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu murima, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, yewe n'abana wabyaye. Kuba bitwa abawe gusa, ibyo ngibyo byonyine bibahesha umugisha.
ni isezerano, ni indahiro Imana isohoje ku buzima bwawe. Haleluya. Ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo mu butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inga zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Imana itugirire neza cyane. Ngubwire ngo na stoke yawe, hahandi ubika agatsima, hahandi ushyira utuvuta, hahandi ushyira utwazakuramira ejo, yewe no muri konte yawe, aho hantu uzigama ahantu hari ikintu kiriho izina ryawe wowe, Imana dore ngiyi niyo ibivuze ko ibyo byose bizagira umugisha. Uzagira umugisha w'amajya n'amaso. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaneshwa gute rero? Reka dukomeze. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, bazajya umugambi umwe, bazaterana rero bateranijwe nawe, bazafata icyemezo bakigufatiye, inama zizarema zikuremewe, kandi bahuze umugambi. Ariko ijambo hano ryarakomeje ngo bagusanganiye baguhunge baciye mu nzira zirindwi. Imana itugirire neza cyane. Reka nkubwire ngo abari bagambiriye ibibi muri iyi minsi mikuru kuri wowe birananiranye. Imana irabihakanye, Imana irabyanze, Imana haleluya ivunaguye iyo migambi. Ariko Mana we, ariko Mana, Imana irabivunaguye iyo migambi mibi. Letokere zepela anke boneze trave. Imana irayihakanye, ntago bazabigeraho. Ibyo kukuroga ntago bazabishobora, ibyo kukwica ntago bazabishobora, ibyo gufunga imigisha yawe ntago bazabishobora, kuko bazajya inama imwe, batangira umugambi umwe. Igihe cyo kuwusohoza imbaraga z'umwami Imana zibatatanye. Akira gusoza umwaka mu mahoro, akira gusubizwa imigisha yawe mu mbaraga z'Imana, akira gusohorezwa amasezerano n'Imana, akira kubohoka ubohowe n'Imana, akira kurindwa urinzwe n'Imana, akira kugendana n'imbaraga zayo ari wo mwuka wera. Zepela de se trave bizontra ankebone. Nibyo umwuka w'Imana arimo kumbwira ngo akira guhembuka mu buryo bw'ubugingo. Hari abantu twateranye nabo bameze nk'abakayutse, bameze nk'abasubijwe inyuma, bameze nk'abavuye mu mwuka, ariko Imana irambwiye ngo iratuzahuye. Niyo irema kandi ikagira icyo ikora. Reka dushime Imana ikoze ibi bitangaza. Reka dushime Imana iduhaye iyi migisha ingana gutya, ikaba itugiriye icyizere kuri uyu munsi, ikavugana natwe. Reka tuyishimire Imana. Zamura ukuboko dusaba imbaraga z'umwuka wera, kandi tunakire ibi bitangaza n'iyi migisha yose Yesu azanye ku buzima bwawe. Iracyari ya Mana ivuga bikaba, iracyari ya Mana ikora bigakomera, iracyari ya Mana idasanzwe, iracyari ya Mana haleluya, iracyari ya Mana haleluya igukunda. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, turagushimye cyane kuri umukozi w'umuhanga. Turagushimye ko uvuga bikaba ndetse wategeka bigakomera. Turagushimye kubw'imigisha idasanzwe uduhaye. Ngubu ubwoko bwawe buzamuye ibiganza kubwo guhemburwa n'imbaraga zawe, kubwo kwakira imigisha yawe, kubwo kunezererwa imbaraga zawe ndetse no kuziringira. Ijambo ryarambwiye ngo hahirwa abiringira Uwiteka, ngo nuko Uwiteka nawe akababera ibyiringiro. Niko dusengeye buri umwe wese uzamuye ikiganza ngo ukomeze umubere ibyiringiro, umubere umugisha, kandi umubere uwo kwishimirwa nawe.
Mana we uratuzahuye, ushyize urukuta rukomeye hagati yacu n'ibiturwanya, uvuganye natwe amagambo y'imbaraga kandi akomeye. Mana turayakiriye, turayiringiye kandi turayizeye, kuko uri Imana ishoboye byose kandi ifite imbaraga. Uhereye umunsi n'igihe uzazira Yesu urakoze. Amen, amen. Zamurira Imana icyubahiro, Imana ikugiriye neza. Zamurira Imana icyubahiro, Imana igutabaye. Zamurira Imana icyubahiro, Imana ikurengeye. Zamurira Imana icyubahiro, Imana ikugiriye neza. Zamurira Imana icyubahiro, Imana ikurasiye abadayimoni. Yo Mana we, Mana warakoze, Mana warakoze. Mana icyubahiro uragikwiriye, icyubahiro ni icyawe Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana icyubahiro ni icyawe, icyubahiro ni icyawe ukijije abarwayi, icyubahiro ni icyawe wewe urengeye ubwoko bwawe, wewe utabaye igicaniro kitazima, wewe urengeye abanyamasengesho. Mana turagushimye cyane, Mana turakunezerewe. Haleluya, 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 haleluya. Turagushimye wewe uduhaye gusoza umwaka amahoro, ukaduhereza gutangira undi amahoro. Mana wewe muzamura icyubahiro, ngaho muvugirije amakondera, kuko imirya n'inanga byose n'ibindi biguhesheje icyubahiro. Mana we bikuvugirize, bikuzamurira amashimwe. Nanjye nkuzamuriye ukuboko mvuga uti Data Uwiteka warakoze kubana natwe, warakoze kuturinda, urakoze kudukiza. Mana we none n'ibihe byose. Amen, amen.